Sadhguru. Sadhguru ni umuntu wigishije yoga kuva mu mwaka w'1982. Akaba yarashinze fondasiyo yitwa Isha Foundation. Fondasiyo ye ikaba igamije kuzana ubuzima bwiza bw'umubiri, bwo mu mutwe ndetse n'ubwa roho kuri buri wese binyuze muri yoga. Ubwo yari kuganira n'urubyiruko, bamubajije ikibazo kigira kiti: nyakubahwa, ni gute wamenya ko umuntu muri kumwe mu rukundo ari we muntu wa nyawe wawe? Amwenyura yabasubije muri buno buryo: rimwe habayeho umusore witwa Pillai, yari ari gusangira ibya nimugoroba hamwe n'umuryango we. Igihe buri muntu wese yari arangije kurya, yahagurutse ku meza nuko arababwira ati: ngiye kurongora umukobwa witwa Risi, umukobwa uri aho usanzwe ku muhanda. Papa we yahise avuga atugeze ngo iki? Ugiye kurongora Risi? Nta kintu afite, ameze nk'inzererezi. Ugiye kurongora koko uriya Risi nzi? Nuko na mama we yungamo agira ati: ngo iki? Ugiye gushyingiranwa na Risi? Nyirarume nawe arabaza ati: mwana wacu, ugiye kurongora Risi koko? Ibyo uvuga ni ukuri? Ese wigeze ubona umusatsi we? Umusatsi we nta kigenda. Nyirasenge nawe yahise yungamo agira ati: nibyo koko ugiye kuzana uriya mukobwa mu muryango wacu, cyangwa uri kwivugira? Buri gihe cyose aba yishushanyijeho. Ubu ugiye kubana n'umugore ufite amabara ku mubiri? Akana gato kari gahari nako ntikatanzwe. Nuko nako kabaza ikibazo kimeze kimwe nk'icyo abandi bagiye babaza kagira katugiye kurongora uriya mukobwa Risi. Kungamo kagira kati: nta nubwo azi na cricket icyo ari cyo, ni gute ushobora gushyingiranwa nawe? Pillai amaze kumva ibyo bose bari bamaze kumubaza, nuko arahaguruka arabasubiza ati: yego, nibyo ngiye kurongora Risi. Nuko bose mu ijwi rimwe bati: kubera iki? Nuko nawe arabasubiza ati: kubera nta muryango afite. Rero ninde muntu w'ukuri wo gukomezanya mu buzima bwawe bwose? Reka mbabwire ibi ngibi. Niko Sadhguru yababwiraga. Nta muntu w'ukuri ubaho kuri uyu mubumbe. Nushyira umutima wawe mu kintu runaka, icyo kintu gishobora kuba cyiza cyane. Ese ni ikintu cyiza? Oya, nta kintu cyiza kibaho. Nta muntu n'umwe wigeze abona umuntu w'ukuri aho ariho hose. Yego, nugira mu myumvire imeze gutyo ivuga ngo nabonye umuntu w'ukuri, nkubwije ukuri, mu gihe kitari icya kera uzatenguha cyane. Ugomba kumva ko nta muntu w'ukuri ubaho. Ikintu cya mbere cyo kureba ni iki: njye ndi umuntu mwiza? Yego. Ese ndi umuntu mwiza? Kandi wibuke, nta muntu mwiza ubaho kuri uyu mubumbe. Niba ubyumva neza, ufite inenge zawe, nawe kandi afite inenge ze. Tugomba kumva neza ko umubano ushingiye ku rukundo ubaho kubera ibintu bitandukanye bikenewe. Hari ibikenewe byerekeranye n'umubiri, hari ibikenewe mu bitekerezo, hari ibikenewe byerekeranye n'amarangamutima, hari ibikenewe byerekeranye n'ubukungu. Ibintu byinshi bitandukanye bikenewe. Rero iyo ugiye ku muntu ufite ibintu byinshi ukeneye, uba umeze nk'umusabirizi, kandi umusabirizi ntashobora guhitamo. Umuntu uri gusabiriza arya ibimujeho byose, ntabwo aba afite amahitamo, ntashobora guhitamo. Rero niba mu by'ukuri ushaka gukora amahitamo muri iyi si, ikintu cya mbere cy'ingenzi, wowe ubwawe ishyire ahantu aho ubuzima bugushimisha biguturutseho. Noneho reka turebe igituma ujya kuri uyu muntu. Niba mu by'ukuri uri igitangaza, ibintu bizabaho muri buri buryo ndi kuvuga: mu bijyanye n'akazi, mu bijyanye n'urushako, mu bijyanye n'urukundo. Ibyiza bizabaho kubera ko ubifitemo uruhare rufatika. Aho kugerageza kwemeza undi muntu, nuramuka wowe ubwawe wiyitayeho ukigira uw'igitangaza, kugeza aho buri muntu wese azaba ashaka kuba ari kumwe nawe, noneho hazaba hari amahitamo. kandi ibi byose
ni ibintu by'Abanyamerika ko hari umuntu ukugenewe kandi muberanye uri ahantu runaka. Imana yakuremeye umuntu wawe umwe, ariko muri iyi minsi buri myaka 2 bisa nkaho Imana ikuremera undi muntu wawe. Usanga umuntu ahora ashaka undi muntu gutyo. Urabona, umubiri w'umuntu ukeneye undi muntu wo kuwuzuza. Ibyo birumvikana. Wenda no mu buryo bwo mu mutwe ukeneye umuntu wo gukunda. Ibyo nabyo birumvikana. Mu buryo bw'amarangamutima ukeneye umuntu wo gukunda. Niba utekereza ko uri umuntu mwiza, ko Imana yakuremeye undi muntu mwiza uri ahantu runaka, uri kugana ahabi. Ibyo ntabwo bibaho. Rero ntabwo uzabona umuntu mwiza na gato nuramuka ushoye ibyiyumviro byawe mu kugira uruhare rufatika mu bintu. Ikintu cyiza cyane gishobora kubaho kubera kubibamo kwawe, atari ukubera ko undi muntu ari igitangaza. Oya, niyo yaba ikigoryi biroroshye cyane muri ubwo buryo. Oya, niyo wahitamo ikigoryi ntacyo bivuze. Nuramuka ubirimo neza bishobora guhindukamo byiza cyane. Guhitamo umuntu mwiza kuri iyi si bishobora kuba icyiza. Rero ntimutekereze mu buryo bw'ubusazi ngo umwe yaremewe undi. Oya, mu by'ukuri uhitamo ibitandukanye. Irindi kosa ribaho ni uko nyuma y'igihe runaka, nyuma y'igihe gitoya, gahoro ugatangira kwitega ko umuntu wahisemo ameze nkawe. Iri ni ikosa rikomeye, kubera ko uwo muntu naramuka abaye nkawe ntabwo uzashobora kubyihanganira iminsi byibuze 2. Haramutse hari umuntu umeze kimwe nkawe mu rugo, ese ushobora kuhaba? Urishimye kubera ko mu rugo mudasa cyangwa mutameze kimwe? Ni byiza cyane ko nta wundi muntu umeze kimwe nkawe, sibyo? Nta muntu umeze kimwe nkawe kuri uyu mubumbe. Gerageza urebe, ntawe musa rwose, kandi ibyo rwose ni byiza. Rero mu guhitamo ntukagendere ku kuba musa cyangwa mumeze kimwe. Oya, ntabwo ari ngombwa. Ngibyo ibyavuzwe n'uyu muntu witwa Sadhguru. Mugire ibihe byiza.